cyatewe ku mugezi n'amahoro pe. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe mu gitondo cy'uyu munsi, nk'uko twabatangarije bene data namwe bashiki bacu n'abandi bose twumva ku miyoboro w'ikoranabuhanga. Uwiteka yakoze ibikomeye, natwe turishimye. Iki ni cyo gihe ushize ku cyumweru gishize twumvise ijambo ry'Imana rivuga ngo umurimo w'Imana mu gihe cy'Imana. N'uyu munsi turaza kumva igice cya kabiri cy'ubwo butumwa. Umwami wacu Yesu Kristo abasaba ngo ahe umugisha uwumva wese iri jambo, nk'uko Imana yahumetse mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya ivuga ngo ijambo ry'Imana nk'uko imvura igwa igatose ubutaka, igashobora kumeza imbuto ziburimo, zigakura zikera, zigaha umuhinzi ibyo kurya, ngo n'ijambo ry'Imana niko rimeze, irizagenda ubusa, rigomba gusohoza umurimo waryo. Turasenga kugira ngo uwumvira ijambo wese rimugere ku mutima, rimwubake kandi risohoze ubushake bw'Imana mu bugingo bwe. Reka dusabe Imana kugira ngo mu gihe duhamiriza ijambo ryayo, marayika wayo abane natwe kandi asohoze ubushake bwe. Umwami wacu Yesu Kristo, nibyo igiciro kinini kubw'uyu munsi. Imitima yacu iranezerewe, imitima yacu iraguhimbaza, kuko uvuga ugasohoza, wategeka bikaba, wasezerana igihe cy'isezerano cyagera Mwami ukarishyitsa. Niyo mpamvu twongeye kunezererwa kuri uyu mwanya uduhaye. Ijambo ni iryawe Mwami, umwuka ni uwawe, niwe urihishura, n'abana baryizera ni abawe, itorero ni iryawe, bagaragu ni abawe, ibihe ni ibyawe, imbaraga ni izawe, ubwenge ni ubwawe, guhishura ni ukwawe. Ndagusaba Mwami, wowe ugenga byose, kugira ngo uhagarare hano ushobore kunkoresha. Mwami, jyewe mugaragu udafite icyo nshoboye, umanuke uhamirize ijambo ryawe, kugira ngo amatwi aryumva Mwami rishobore kurenga amatwi asanzwe, rigere ku muntu w'imbere, rigere imbere, risohoze ubushake bwawe. Nta kintu na kimwe wakora Mwami utagisohoreje mu ijambo ryawe. Niyo mpamvu ngusaba ngo muri aka kanya uhagarare hano, unyobore, winjire mu ijambo ryawe ubwawe wahumetse. Mwami wacu Yesu Kristo, urihishure imitima yacu inezerwe. Reka ngusabe Mwami udusohoreze Zaburi 23, ijambo rivuga ngo ategura ameza imbere y'abanzi banjye, yuzuza igikombe cyanjye kigasenera. Uwo ninde? Ni Uwiteka, ngo niwe mwungere wanjye, nta na kimwe nzakena. Ndagusaba Mwami ngo muri aka kanya udutegurire ameza, uyuzuzeho ifunguro ry'igihe rijyanye n'umubande w'ikimitima yacu ikeneye, w'ikimitima y'abumva, abari hafi n'abari kure. Mwami, uyu muyoboro w'ikoranabuhanga, nk'uko twanabivuze n'ubushize, ubu bwenge Mwami bushobora gutuma abantu batari hamwe batabona uvuga bamwumva aho baba bari hose, nabyo turabigushimira, kuko n'ubuhanga busanzwe Imana itabutanze abantu nabo babukura. Tangirane Mwami nanjye muri iyi gahunda, usoze umurimo wawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turasoma muri Zaburi ya mbere umurongo wa 3. Uwo azahanwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Nk'uko twabyumvise ubushize, nshatse kuhahera ariko sindi buhatinde. Hari ijambo rivuga ngo cyera imbuto igihe cyacyo. Twari twasomye nk'uko twabibonye mu mubwiriza cya 3
umurongo wa mbere, umurongo wa 14, umurongo wa 11, ngo Imana ikora igikorwa cyose munsi y'ijuru mu gihe cyacyo, bijyanye n'iri jambo twumva ngo igihe umurimo w'Imana mu gihe cy'Imana. Abantu bafite igihe cyabo bagakora ibyabo, ariko mu by'ukuri n'ibyo bakora Imana iba yabyemeye. Igihe cyose Uwiteka niwe ugifite mu kiganza cye, tukaba tunezerewe cyane kuko turi abana b'Imana. Byatugiriye ubuntu kumenya igihe cyayo, nk'uko twabyumvise ubushize. Igiti ni icy'Imana. Turaza kubona yuko iki giti si ikindi. Iki giti ugiye muri Yohana 15, Yesu Kristo yaravuze ngo ni igihe muzabibu w'ukuri, mwebwe muri amashami yawo. Umubiri wa Kristo ni ingingo, umubiri wa Kristo ugizwe n'umutwe ari we Kristo, hanyuma ingingo z'umubiri we ni abizera. Icyo giti Uwiteka ubwe yaragiteye, turabibona mu kanya. Icyo giti kigomba kwera kandi kikera imbuto mu gihe cyayo. Imana niyo yagiteye. Igiti ni icy'Imana, umugezi ni uw'Imana, imbuto ni iy'Imana, igihe cyo kwera nacyo ni icy'Imana. Ibyo turabishimira umwami wacu Yesu Kristo. Ibi niyo mpamvu itorero ry'Imana uko ryatewe ku munsi wa Pentekote, umwami ubwe yasize atanze isezerano. Umwami ubwe yasize atanze isezerano, abigishwa be ntabwo bashoboye gusobanukirwa, ariko yarababwiye ngo igihe cyanjye kiba gihari. Ndagira ngo dusomere hamwe mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere, umurongo wa 4 kugeza kwa 8. Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere, umurongo wa 4 kugeza kwa 8. Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere, umurongo wa 4 kugeza kwa 8. Nuko abateraniriza hamwe, abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye, kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami bwa Isirayeli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye n'ubutware bwe wenyine. Haleluya! Si ibyanyu kumenya iminsi cyangwa ibihe data yagennye n'ubutware bwe wenyine. Ibihe ni iby'Imana. Yaratangiye kuba isezerano, agiye kuva hagati yabo, ya bene data, yaba Petero, yaba Yohana n'aba Yakobo, arimo babwira ibijyanye n'imigambi y'Imana. Bene data, imigambi y'Imana igomba gusohora. Haleluya! Igomba gusohora. Si ibyanyu kumenya ibihe, kumenya iminsi data yagennye ubwo wenyine. Yarababwira ati, mutegereze icyo data yasezeranye, ntimuve mu murwa. Abandi kuko bumviraga mu bwenge bamerewe nabi kubera ingoma y'Abaroma, bamerewe nabi kubera ubukoroni, bo bakareba mu bwenge bareba Isirayeli nk'igihugu. Ariko Uwiteka we muri Yesu Kristo umwami Imana yarebaga itorero rye. Arababwira ati, si ibyanyu. Kuko baramubajije bati, si nicyo gihe uzirukana? Nicyo gihe uzakuraho? Nicyo gihe uzazana ingoma? Aravuga ngo baramubajije bati, nuko abateraniriza hamwe, abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire icyo data, ibyo nababwiye, kuko Yohana yabatirishaga amazi, nicyo data yasezeranye. Yesu Kristo arongera aragihamiriza ati, kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Umurongo wa 6 ngo, nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Isirayeli? Murabona ubwo bwami bavuga
kwanga uzagaruka mu Isirayeli, igihe yarazamuwe n'ibihe byari kure. Igihe ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000 buzazira namwe murebe turacyamutegereje. Bo bibazaga yuko hari ukuntu agiye kwirukana Abaroma agashyiraho ingoma ye. Niyo mpamvu umwana w'umuntu adashobora gushyikira ibihe by'Imana. Ahita nanone ababwira ijambo rikomeye. Nta nubwo yabashubije ngo babwire atoya ibyo muvuze si byo, si uko Imana ikora. Abana b'Imana babeshwaho no kwizera. Ubundi baraborohereje kabwira atoya iyo ngoma ntabwo ari y'ubu, nta niyo muzabona. Byari kuba kinege. We yababwiye ubutumwa, ifunguro ry'igihe cyabo. Arababwira ati oya, ibyo ngibyo byo kumenya ibihe n'iminsi data yategetse. Mu Gifaransa baravuga ngo de sa propre autorité. Ubu muri aka kanya nanjye nshingiye kuri iryo jambo umwami yavuze, iby'ibihe n'iminsi ntabwo ari umupasiteri ubigena, ntabwo ari intumwa zibigena, ntabwo ari abahanuzi babigena, ntabwo ari Frank ubigena, ntabwo ari Branham ubigena, ntabwo ari Paulo ubigena, ntabwo ari Yeremiya ubigena. Ibihe n'iminsi Imana ikoreramo ni domaine de sa propre autorité, ni umugabane w'Imana. Nk'abashimira Imana nzemera mbeshwaho no kwizera Imana izajya isoza umurimo wayo igihe y'ubwayo yategetse. Abantu dukunda kugira ubwira, agapimo gato twebwe ubwacu twaciyemo hano kuva icyorezo cyatera. Amatelefone twarayabonaga, tuzaterana ryari, twagenda gute, abandi ko baterana, abandi ni abandi. Imana mu ihanga ryayo ikorera umurimo wayo igihe cyayo, ntabwo ari ibyanyu. Ni ijambo rikomeye ngira ngo uwumva arikomeze, ngira ngo uwumva rimwe gutuza, rimwe gutegereza. Murebe Aburahamu Imana imusezeranira, murebe umuntu Imana yahamagaye yakunze ikamusezeranira, ariko biragora gutegereza igihe cy'Imana. Sara ubwe umufasha we amushyira mu ntege nke ati yewe ibyo kubyara urabizi ko bidashoboka. Ariko kuvanga ibyo kubyara ntabwo bishoboka, nta kinanira Imana. Imana yari yavuze ikigeragezo bagize ni ugutegereza igihe cyayo, igihe gusa. Ariko umuntu atabihawe n'Imana ntabwo yabyishoboza kugeza igihe Sara ubwo yivugira ngo ndabona wareba mu baja banjye, icyo dupfa n'umwana. Aya icyo dupfa si umwana, icyo dupfa ni uko uwo mwana aba ari uwisezerano. Icyo dupfa ntabwo ari abasenga, icyo dupfa si itorero. Birasaba ko uwo mwana w'umuhungu aba byaba n'ijambo. Icyo dupfa si abantu. Oya, we yaravuze ngo icyo gucya ni umuntu uko gusa gutukura umuryango ngo muri uru rugo haboneke umwana. Ariko bene data, namwe bashiki banjye, namwe mu nyumva, icyo dupfa ntabwo ari ugupfa gufata ibibonetse byose. Tuzizera, dutegereze igihe cy'Imana, Imana isoze umurimo wayo. Mwaka w'2000 Abadiventiste babanje impamvu bita mu munsi wa karindwi, babanje kujya ku musozi uko idini ryabo ryavutse, barategereza bishyiriraho ibihe. Natwe abizera bo mu gihe cya nyuma ndetse no mu butumwa bw'igihe bashatse kwishyiriraho ibihe. Mwaka w'1977 bafata icyuka, bafata ubusa, ariko abizera baracyari hano ku isi, baracyahagenda. Bo bari bavuze ngo zamurwa rizaba ryabaye, ariko Imana itabagariye imitima ntacyo babona. Ibihe by'Imana ni ikintu gikomeye, niyo mpamvu ni igipimo gikomeye kinanira benshi. Ariko nkaba nizera ko ku ntore z'Imana, Imana izaduha gutegereza ibihe byayo. Birakomeye. Umwaka w'2000 abantu bagendeye mu mibare yabo, kuko imibare y'Imana karandire dufite ni y'Abaromani, Abashinwa bafite yabo. Abantu bakagendera kuri karandire y'Abaromani bakavuga ngo imyaka y'2000 ngo rwose Imana izamurwa rizaba ryabaye. None aya majwi arayo mu cyumva, turi mu myaka y'2021. Abantu bagomba guceceka, Uwiteka agakora. Abantu bagomba guceceka, Imana ikizerwa. Ubu ngubu amashyushyu yo kuvuga ngo umunsi wageze. Paulo afite imyaka 2000 irenga, yaravuga ngo Maranatha, umwami araje. N'uburenganzira bwe uw'Imana yahamagaye akaba yaragenewe kuzazamurwa, kuzasanganira umwami wacu mu bicu. Agomba guhora yumva ko aje.
Paul yumvaga ko aje, natwe turumva ko aje, byarashobora ko twazava no kuri iyi si isezerano ritarasohora, ariko icyangombwa ni iki? Icyangombwa ni ibihe by'Imana. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Hari abumvaga yuko uyu mwaka w'ibihumbi bibiri rwose ari umusozo, ariko ijambo ry'Imana ni iryayo. Ijambo ry'Imana ni iryayo, isezerano y'Imana ni ayayo, ibihe by'Imana ni ibyayo, imigambi y'Imana ni iyayo. Nta muntu n'umwe uwabikozaho n'agatoke. Twebwe uwo ari we wese kuri iyi si aberewe kwizera, nta n'umwe wakwiseseka mu migambi y'Uwiteka. Turi hano imbere y'ijambo Imana yaduhaye. Icyo nsabira buri wese wumva ni ukugira ngo rigera aho Imana ishaka, rigera imbere rimuhe iki imbaraga nshya mu rugendo rwe. Umwami wacu Yesu Kristo yahise abwira intumwa, ahubwo ahita agira gutya. Bo bazanye ngo muse nicyo gihe uzakugaruye ingoma mu Bisirayeli, ahita agira gutya, aradiribura, arihuta cyane, ababwira ikirebana n'itorero, ikirebana n'igiti cy'umugeni. Umurongo wa 8 yahise ababwira ngo icyakora muzabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera z'isi. Iki gisubizo ntabwo kijyanye n'ikibazo bari babajije, ariko ntabwo bivumbuye. Bo bari bavuze iby'ubwami bw'isi, uretse ko ubwami bw'Imana, ingoma y'Imana izaza ku isi. Bari babajije iriya ngoma dutegereje, ngo nicyo gihe wenda kuzana ingoma yawe. Ingoma y'Umwami wacu Yesu Kristo turayitegereje mbere y'uko ibihe bibisi iteka, sibyo? Avant que le temps ne puisse déboucher sur l'éternité, mbere y'uko ibihe bibisi iteka, hazabaho ingoma izamara imyaka 1000. Mu nyumve neza, iyo tuvuze imyaka 1000 haba hajemo kubara, haba hajemo ibihe. Ariko manda y'imyaka 1000 umuntu uzaba uyirimo ni umunyamahirwe. Turatora ngo manda y'imyaka 4, bakongera ngo manda y'imyaka 7, un gouvernement de mira. Ubutegetsi bw'imyaka 1000 abazaba barimo ubwami bw'amahoro, ubwami butarimo imva, igihugu kitabamo amarimbi, ubwami butarimo gereza, ubwami butarimo abapolisi, ubwami butarimo intwaro zica, ubwami bw'amahoro, ubwami butoshye, ubwami bw'Imana, ingoma y'abera nk'uko Danieli yayeretswe. Bene data, ndizera ko ibyo bihe bizaza. Niyo mpamvu uko isi kose yamera, umwana w'Imana azihangana, ategereze gouvernement celeste, ategereze ubwami bw'umwami w'abami. Reka mvuge nka Dawidi ngo hahirwa ihanga Uwiteka abereye Imana. Bene data, ibyo twizera ntibigaragara, ibyo twizera ni iby'umwuka, ibyo twizera ni ibigayitse, ariko ndababwira ngo ukwizera kuzatugeza ku kubona ibyo twizeye. Ubwami bufatika nk'uko tubizi, tubibemo. Imyaka 1000 nirangira, twinjire mu iteka. Umwami Imana amaze guca imanza, tugaruke mu migambi uko Imana yari yifite isi n'ijuru bitararemwa. Ibyabaye byose kuva umuntu wa mbere Adamu agwa kugeza kuri Kristo aducungura, kugeza kuri uyu munsi twamwizeye, byose ni ibihe by'Imana. N'ibisigaye ni ibihe by'Imana, ariko reka mvuge ngo imigambi y'Imana ihora iteka ryose. Turasoma hano muri Yesaya 28 umurongo 21. Umurimo w'Imana ntabwo umuntu yawisobanurira. Yesaya 28:21. Uwiteka azahaguruka. Uyu ni umuhanuzi. Nk'uko yahagurutse ku musozi Perazim, azarakara nk'uko yarakariye mu kibaya cy'i Gibeyoni, ngo akore umurimo we, ari wo murimo we w'inzaduka. Umurimo w'inzaduka
azawusohoza. Mu Gifaransa twumve indimi ziruzuzanya. Yesaya 28:21. Murabuze mu murimo w'inzaduka ntabwo bihagije cyane. Ni byiza ko twifashisha wenda n'urundi rurimi twajya mu ndimi nyinshi, reka turebe mu Gifaransa. Yesaya 28:21. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératsim. Il se mettra à frémir comme dans la vallée de Gabon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail extraordinaire. Uwiteka akora umurimo extraordinaire, ni ikiri hanze y'imbago z'ubwenge bw'abantu uko bagiye. Umurimo w'Imana ntabwo upangwa n'abantu. Abantu barasenga, abantu bafite ama-eglise, matorero, bakagira ibyicaro, bakahagirira porogaramu. Biragoye kugira ngo itorero ry'Imana rikore porogaramu. Rishobora gukora porogaramu riramutse rifite ubushobozi bwo gukora ibikorwa. Kavuga bati tuzubaka amashuri, tuzubaka ibitaro, ibyo birashoboka. Ushobora kubikorera gahunda. Ariko itorero ry'Imana ntabwo rishobora gukora porogaramu y'ibibwirizwa nk'uko amadini abikora, ngo bavuge ngo kuri uyu mwaka tuziga ibi, umwaka utaha tuziga ibi. Oya, itorero ry'Imana ribeshejweho no kwizera. Uwiteka azahaguruka ubwe akora umurimo we utangaje, umurimo udasanzwe, extraordinaire. Ni umurimo uri hanze y'imigambi y'abantu, n'imigambi y'Uwiteka ubwe abashyize mu bikorwa. Iyo dusomye muri Yesaya 46:10, Yesaya 46:10, ni ijambo ryiza cyane ryerekana ko Uwiteka ari we nyir'imigambi. Yesaya 46:10, mpera mu itangiriro nkavuga iherezo. Haleluya. Mpera mu itangiriro nkavuga iherezo. Bibiliya ni cyo gitabo cyonyine kivuga ibitaraba kandi bigasohora, kivuga ubuhanuzi kandi bugasohora. Iki gitabo cyanditswe mu gihe cy'imyaka 1600, cyandikwa mu bice 66, cyandikwa n'abavugishwa 40. Ni ukuvuga ngo ariko abahanuzi ni benshi, abavugishijwe ni benshi, ariko wahumetse ijambo n'umwe, niwe muhanzi w'iri jambo. Ni ukuvuga ngo igitabo cyanditswe mu myaka 1600, cyandikwa n'abantu 40 ugiye babaze kuva kuri Mose, mu bitabo 66, ariko umuhanzi n'umwe. C'est un seul auteur, 40 écrivains, un seul auteur, 1600 ans, 40 écrivains, 66 livres, mais un seul auteur. Mbawone gushyira mu Gifaransa nta kibazo, hari n'uwo kageraho wenda tuva Ikinyarwanda. Ni ukuvuga ngo nta ibindi bitabo byose byandikwa mu gihe runaka ntabwo bivuga ibizaba, ariko umwami wacu, Imana yacu iravuze ngo mpera mu itangiriro nkavuga iherezo. Mu rubatari gutegeka ibihe, ni Alpha na Omega, ndi uwa mbere ndi uwa nyuma, ndi itangiriro ndi n'iherezo. Ahera mu itangiriro akavuga iherezo. Biravuze ngo hagati y'itangiriro n'iherezo hari iki? Hari ibihe. None se niba ahera mu itangiriro akavuga ibizaba ku iherezo, in between, hagati aho ni ibikorwa byose ni ubigenga. Haleluya. Niyo mpamvu muri izo mpamvu z'imigambi z'ibihebye niyo itorero ry'Imana ryizerera, niyo ritegerereza rituje Uwiteka agasoza icyo yagiriye. Mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nshaka byose nzabikora.
uyu ni umwami Imana ntavugirwamo nawe yifashisha mu gifaransa. Iri jambo riravuga neza ngo Yesaya 46:10. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite, et l'ordonnance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon, et j'exécuterai tout ce que j'ai désiré. Inyomana, abana b'Imana twizera. No kuvuga ngo imigambi y'Uhoraho nta n'umwe uvuyemo, yose izasohora. Iyo dusomye hano muri Yesaya 48 umurongo wa 3 aravuga ngo navuze ibyabanje kubaho kera, ni koko byaturutse mu kanwa kanjye, ndabyerekana mbikora ako kanya ndabisoza. Umurimo w'Imana ni umurimo Imana ikora itunguye abantu. Hano baravuze ngo mbikora ako kanya, ariko mu gifaransa iri jambo rirasobanutse neza ngo dès longtemps j'ai annoncé les événements du début, c'est sorti de ma bouche et je l'ai fait entendre. Soudain j'ai agi et ils se sont accomplis. Bene data, nta mwanya dufite wo kwemera ko abantu batudurumbanya kugira ngo imitima yacu igira gute, imitima yacu ihubangane, kuko twebwe dufite inzira z'Imana mu mitima yacu. Ntabwo Imana igihisha imigambi yayo abana bayo. Iyo dusomye hano muri Zaburi 46, Zaburi 46, Zaburi 44 umurongo wa 6, mbabarire. Zaburi 44 umurongo wa 6. Ntabwo abana b'Imana bayoberwa ibihe byayo. Zaburi 44 umurongo wa 6. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni. Murumva ukuntu iri jambo ritangaje, iri jambo spirituel ni ijambo ry'umwuka. Ese koko bene data, namwe bashiki banjye, namwe bizera, namwe mwese munyumva, murumva byashoboka ko inzira zaba mu mitima? Niko bimeze mu mitima y'abana b'Imana, inzira zirahari mu mitima y'abana b'Imana, bumva imirindi y'Uwiteka. Hahirwa abafite muri bo inzira zijya i Siyoni. Niyo mpamvu iyo dusomye mu Tesalonika 2:5, abana b'Imana nibyo abantu basoma ibitabo, abantu basoma ibitabo by'abahanuzi, abantu basoma Bibiliya, abantu bagerageza kwisobanura, ariko udafite muri wowe inzira zijya i Siyoni ntabwo uzamenya ibihe by'Imana. Uzahuzagurika. Buri muntu wese afata umurongo wa Bibiliya akawusobanura uko abyumva, ndetse n'uvuga ngo yizeye umucyo w'igihe cyacu, ugasanga abantu barasobanura ubutumwa bw'igihe uko babyumva. Ariko iyo tuvuze ngo message du temps de la fin, iyo tuvuze ngo ubutumwa bw'igihe, dushingiye kuri iri jambo turimo kumva, ntimwumva yuko igihe ari icy'Imana, igihe ni icy'Imana, umuhanuzi ni w'Imana, ubutumwa ni ubw'Imana, n'ababwizera n'ab'Imana. Igihe nta muntu ugitegeka, igihe ni icy'Uwiteka. Tukaba dushimira Imana, n'Imana yamuritse umucyo mu gihe cyacu, ikaguhamagara, ikaguha kuwizera, yahise ishyira muri wowe iri jambo tubona muri Zaburi 44 umurongo wa 6, ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Imbaraga si zacu, imbaraga ni iz'Imana, imbaraga ziri muri Yesu Kristo. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni. Ni ijambo rikomeye. Impamvu dutuje, impamvu tuba mu mahoro, nuko umurimo w'Imana ntabwo uri hanze yacu, inzira z'Imana ntabwo ziri hanze yacu, ibihe by'Imana ntabwo biri hanze yacu, imigambi y'Imana ntabwo ari amateka twumva n'abantu. Imigambi y'Imana ntabwo iri hanze yacu. Imigambi y'Imana iyo uhamagaye, kagutoranya, kagukunda, iyitereka muri wowe. Ahubwo Pawulo yavuze ijambo rikomeye abwira abana b'Imana ati twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Ibyo birakora ni wabere iki cya kabiri, ngo dufite gutekereza kwa Kristo. Ni ikintu gikomeye.
dufite gutekereza kwa Kristo. Ni ukuvuga ibyo Imana iteganya gukora. Ntimwumve ko ari ugutinyuka cyane. Twebwe abagaragu bayo, twebwe abana bayo tuyizera, idushyiramo sa pensée, idushyiramo ibyo igomba gukorana natwe. Ntabwo rero tubikura hanze, ntitubikora kuko abantu babidusabye, kuko abantu bavugije induru. Oya, imigambi y'Imana, Imana yishyira mu bana bayo. Iyo dusomye hano mu Batesalonike ba mbere 5, Batesalonike ba mbere 5 umurongo wa mbere, hari ijambo ritangaje. Batesalonike ba mbere 5 umurongo wa mbere. Ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa. Iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa. Oya. Tumeze nk'abo ngabo Dawidi yavuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Muri Zaburi 44:6. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Hahirwa ihanga ryawe kuko bafite muri bo inzira z'igisiyoni. None ijambo riravuze ngo iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa. Tubifite muri twebwe. Nyirabyo, le maître de temps habite en nous. Utegeka ibihe atura mu bizera. Iyo ni amina. Ntitugomba kubyandikirwa. Kubera iki? Murongo wa 2. Kuko umwami wacu, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura azaza nijoro. Umwami wacu uko azaza nk'uko umujura aje nijoro. Ariko ntabwo azaba azanywe no gutungura abe, azaba azanywe no gutungura isi, izaba inabatoteza. Ariko abana b'Imana bo twamenya umunsi cyangwa igihe, kuko umunsi ni uw'Imana, ntabwo twawumenya. Ariko ibihe, ikirere tuzakimenya, kubera ko nta kuntu umwami wacu Yesu Kristo yatungura itorero rye kandi agomba kuritegura. Umubande, atmosfere, ikirere kizamurwa. Reka ngire gutya, ntabwo Imana yagihisha bizera. Tuzacyumva, sibyo? Tuzacyumva, kubera ko ntabwo indege yahaguruka moteri zitatse, sibyo? Ntabwo byashoboka. Ntabwo indege yahaguruka moteri zitatse, ntabwo yava hasi moteri zidahinze. Imbaraga zizatuma tuzamurwa. Umwami nyiribihe, nyiritorero azaziduha, kandi iyo mirindi tuzayumva. Ibyo bihuje n'ibyo Paul avuze ngo ubwo umurongo wa 3, Tesalonike ba mbere 5 umurongo wa 3, ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro, nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Ariko mwebweho, tega amatwi neza, umurongo wa 4, Abatesalonike ba mbere 5 umurongo wa 4. Ariko mwebweho, Pawulo yambwiraga Abatesalonike hashize imyaka 2000. Ariko iri jambo yavuze riracyafite agaciro. Reka tuvuge ngo ariko twebweho, ariko twebweho. Aravuze ngo ariko mwebweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura. Noneho birumvikanye, ntituri mu mwijima ngo uwo munsi udutungure. Haruguru yavuze ngo bazatungurwa, ariko havuze ijambo ryiza ngo ariko mwebweho ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa. Ntituri ab'ijoro cyangwa mu mwijima, turi mu mucyo usesuye, turi mu mucyo utamanzuye, turi mu mucyo waka. Dufite imigambi y'Imana muri twebwe, dufite muri twebwe inzira z'igisiyoni. Ibihe by'Imana, inzogera yabyo ivugira mu bizera, bagatera intambwe bayitejwe n'Imana, bitonze, batuje, bategereza gusa icyo nyiribihe ahumeka, icyo nyiribihe asoza. Niyo mpamvu abana b'Imana badashobora guhungabanywa ngo bahungabanywe n'induru zivugira hanze y'ingo. Twe turi mu nzu imbere,
bahungabanye n'induru z'abantu badahishurirwa. Nibyo Pawulo avuga mu Tesalonike ba kabiri igice cya kabiri, igice cya kabiri, Tesalonike ba kabiri igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge, cyangwa ngo muhagarike imitima naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora. Ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Icyo nshaka kuvuga, Igifaransa baravuga ngo ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens. Ntimwemere yuko gutuza kwanyu guhungabanywa n'ibaruwa iyo ari yo yose n'ikibwirizwa icyo ari cyo cyose. Bene data, nta kintu cyatuvana mu ngingo. Uyu mwana w'Imana ahishurirwa, iyo umwana w'Imana ahishurirwa aba atuje. Iyo mwana w'Imana ahishurirwa aba azigiye, yumva neza ko we n'ibihe by'Imana ari ikintu kimwe. Ntabwo twajya kubaririza ngo se dukora iki. Twebwe turi hano mu Rwanda ku itorero ry'akarere ko ku Kabeza, dufite gihamya, nanjye ngize gutya ndabihamiriza ko tugendera ku ntambwe y'ubushake bw'Imana, kandi turi mu bategereje kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo twahagarika imitima no kujya kubaririza. Inzira z'Imana ziri mu mitima yacu, inzira z'Imana ziri mu mitima y'abizera. Ntaho twajya gutanga inkuru ngo batubwire ko umwami wacu azaza. Uwaduhamagaye akatwishurira ategeka ibihe, ibyo ashyira mu mitima yacu turahamya ko ari ukuri. Umwami wacu Yesu Kristo aduhana umugisha n'abumva iri jambo twese. Iyo tugiye hano muri Luka 19 hari ijambo rikomeye umwami yerekana ukuntu kumenya ibihe by'Imana ari ngombwa. Muri Luka 19, Luka 19 hano turasoma umurongo wa 44 wa 41 kugeza kwa 44 gusa. Luka 19 41 kugeza kuri 44. Ni igihe Yesu yaririraga abatuye Yerusalemu, Abisirayeli, ubwoko bw'abasekuruza we. 41 aravuga ngo ageze hafi abona umurwa arawuririra ati, uyu munsi nawe iyo umenya ibyaguhesha amahoro, ariko noneho bishwa amaso yawe, kuko iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakubakaho uruzitiro, bazakugota, bazakurinda cyane impande zose, kandi bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe, ntibazagusigira ibuye rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagenderewemo, ni ijambo rikomeye cyane. Abisirayeli bahuye n'akaga. Tidisi mujanara w'Abaroma narabagota, ibyo Yesu Kristo yavuze birasohora, ariko icyo bazize nuko batamenye igihe bagenderewemo. Ariko muri bo intore z'Imana barimo aba Yohana, barimo aba Petero, za ntumwa zose dufite hano mu byanditswe byera, umugeni wa Kristo wari mu Isirayeli wo wamenye ibihe by'Imana. Abatabimenye ntibabimenye, abatabizi bicwa no kubutabimenya. Ariko reka mbabwire, kumenya ibihe, le temps de ta visitation, kumenya ibihe wasuriwemo n'Imana
ntabwo ari so wabikubwira, ntabwo ari mama wawe wabikubwira, ntabwo ari abavandimwe bawe babikubwira, ntabwo ari inshuti zawe zabikubwira, ntabwo ari umugabo wawe wabikubwira, ntabwo ari umufasha wawe wabikubwira, ntabwo ari abo muvukana babikubwira. Ibihe ni iby'Imana. Mwabonye gusa ko twabibonye bene nyina wa Yesu bamubwira ngo genda wigire gute, genda wiyerekane. Arababwira ati igihe cyanyu gihoraho ariko icyanjye ntikiragera. Niyerekana abana banjye bazambona. Ngo ya, ngo nta muntu ukora ibitangaza, ngo nta muntu ukora ibintu nk'ibi, ngo ubikora mu ibanga, ngo ujye ku karubanda ngo abantu bamenye ko ukomeye. Urakora ibintu bikomeye ukabikora mu buryo busanzwe. Nibyo, Imana ikora ibintu bikomeye ikabikora mu buryo bworoheje. Oya, jya kwisobanura. Abizera ntabwo bisobanura. Jya kwiregura. Uru rusengero rurafunze, ariko ijuru rirafunguye. Ntabwo urusengero rufunze kuko izo mfunguzo turazifite, ariko amateraniro rusange ntiturayakora. Niyo mpamvu nongeye kuvuga ngo Mwami wacu Yesu Kristo uhimbazwe, uduhaye ibihe byo gusangirira ku meza y'umwami binyuze mu buryo bwawe watanze. Nongeye kubivuga, Uwiteka umugisha abana be, Uwiteka umugisha abakoresha, no kugira ngo n'iyi gahunda tuyinjiremo yo kumva ijambo ry'Imana ku muyoboro w'ikoranabuhanga. Hari uburyo bwatanzwe, hari ubushobozi Imana yahaye abana bayo, ariko tubasaba umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. No guterana imbonankubone igihe umwami wacu ataraza nabyo bizaba, ariko Imana ntiba mu nzu, Imana ntiba mu nsengero, Imana iba mu ijambo ryayo. Niyo mpamvu aho uri hose wumvira ijambo, Imana yarakugeneye. Ndahamya ko Imana iri kwishorera ikakuvaniramo umutsima ugutunga, ikakuvaniramo umuti w'ikibazo waba ufite, ikakuvaniramo igisubizo cy'ibibazo waba ufite, ikakuvaniramo imbaraga zituma wiyuburura mu rugendo rwawe, kuko utamenye igihe wagenderewemo. Ariko twebwe abana b'Imana tuzi ibihe. Bene data, mwumvire ijambo Pawulo yavuze ngo yaje mu Bitesalonike ngo mwebwe ba mbere 5:1 ngo iby'ibihe n'iminsi. Wenda sinzi kubisobanura, ariko nizere ko Umwuka Wera ari kugaburira. N'ijambo ryanyubatse cyane ngo ariko mwebwe wowe bene data iby'ibihe n'iminsi murinda kubyandikirwa. Sinzi uko nabisobanura, ntabwo mubivana mu byanditswe. Uwiteka abishyira mu mitima yanyu, ntabwo mubyandikirwa. Iri ni ijambo rikomeye, sinzi uko nabisobanura. Niyo mpamvu ngiye kuvuga ngo abana b'Imana ni ihanga ryihariye. Le peuple de Dieu est un peuple particulier, spécial. Ihanga ry'Imana ni ihanga ryihariye, ni ihanga ridasanzwe, rifite imigambi yayo mu mitima yaryo. Nta mutungo urutuwo n'abagize burya shimira umwami wacu Yesu Kristo. Ngo ameze nk'igiti cyatewe hafi y'uruzi, ibibabi byacyo ntibyuma, cyera imbuto igihe cyacyo. Nongeye kugaruka kuri iri jambo kubera ko igiti ni icy'Imana, itorero ni iry'Imana, ihanga ni iry'Imana, ijambo ni iry'Imana, Umwuka Wera ni uw'Imana, abagaragu bayo ni abayo nyine, itorero ni iryayo, abana ni abayo. Abana b'Imana ntabwo ari abavugabutumwa, ntabwo ari abapasiteri, ntabwo ari abahanuzi, ni abana b'Imana, ni ihanga ry'Imana iyoborayo ubwayo. Nta n'umwe uyobora abana b'Imana. Ibi ngibi twe tuvuga twebwe abagaragu b'Imana mu buryo buri vege busanzwe, ngo turi abayobozi baya, turi ibikoresho. Kubera ko uramutse utayoborwa n'Imana nawe ntacyo wamarira abakumva. Ariko ihanga ni iry'Imana, ibihe ni iby'Imana, imigambi ni iy'Imana. Iyo dusomye hano mu gutegeka kwa kabiri, muri Deuteronome, gutegeka kwa kabiri 32, gutegeka kwa kabiri 32. Gutegeka kwa kabiri
32 wenda twahera ku murongo wa 10 ariko reka ndebe mu Kinyarwanda. Gutegeka kwa kabiri 32 duhere ku murongo wa 10. Kugeza kwa 12. Imana niyo yikorera. Ubwo bwoko yabubonye mu gihugu kidaturwamo, mu butayu butarimo abantu, iwabo w'inyamaswa zihuma. Arabugota, arabukuyakuya, aburinda nk'imbone y'ijisho rye. Nk'uko ikizu gikangurira ibyana byacyo, kigahungiriza amababa hejuru yabyo, kigatanda amababa, kikabijyana, kikabireka ku mababa yacyo. Ni ku Uwiteka yari umuyobora wabwo wenyine, nta mana y'inyamahanga yari kumwe nawe. Haleluya. Yabubonye ni Isirayeli, ariko natwe intore z'Imana hari Imana yadusanze mu kidaturwa. Imana idusohora mu nyinshi z'abantu, mu migozi y'umubisha, iraduhamagara ngo arabugota, arabukuyakuya. Nk'uko ikizu kigora abana bacyo, mu Uwiteka ubwe niwe wabuyoboraga, ngo niwe muyobora. Il l'a trouvé dans un pays désert, dans un chaos hurlant et aride. Il l'entourait, il en prenait soin. Il le gardait comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui avait sa nichée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul le conduisait. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Benedata, Uwiteka wenyine niwe utuyobora. Mwebwe abana b'Imana, mwebwe muri umugabane wanjye, mwebwe nta mwanya wo kuyoba uhari. Ibingibi birahura na Zaburi ya 32 Zaburi ya 32 murongo wa 8. Imana niyo yonyine iyobora ihanga ryayo. Niyo Zaburi ya 32 kora umurongo wa 8. Nibyo n'umurongo wa 8. Zaburi ya 32 umurongo wa 8. Nzakwigisha mwereke inzira unyura, nzakugira inama kandi ijisho ryanjye rizakugumaho. Nzakwigisha mwereke inzira unyura kandi ijisho ryanjye rizakugumaho. Iyo ni amina. Nzakwigisha mwereke inzira unyura kandi nzakwigisha mwereke inzira unyura. Ibyo bibiri birarebana n'ijambo ry'Imana. Nzakwigisha mwereke inzira unyura. Yesu Kristo yaravuze ngo ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Niyo mpamvu duhamanya na Dawidi twemera ko abiringira Uwiteka bafite muri bo inzira z'igisiyoni, kuko abizera Kristo abatuyemo. Kandi yaravuze ngo ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Nzakwigisha mwereke inzira unyura. Ntabwo ari inzira ijya muri Amerika, ntabwo ari inzira ijya mu Budage, ntabwo ari inzira ijya i Roma, ntabwo ari inzira ijya i Kigali, ntabwo ari inzira ijya ahari hose ku isi. Ni inzira igana mu bwami. Nzakwigisha mwereke inzira unyura. Iryo ni isezerano ryacu twese kandi rya buri wese muri twe. Bivuze ngo umwana w'Imana afite ikintu gikomeye. Nubwo bavuga, nubwo babwiriza, ariko ijambo babwiriza nyiraryo umubwiriza arahagarara, Imana ikamuhumekeramo, ijambo rigasohoka, ariko uwaritanze niwe wigisha bumva. Nzakwigisha mwereke inzira unyura. Ariko hari ikintu cya gatatu, nzakugira inama. Ni ukuvuga ngo no mu buzima bwacu tumaze kwigishwa, tumaze kwereka inzira tunyura, twamaze kwizera ukuri, turi mu ihanga ry'Imana, ariko no mu buzima bwa buri wese dufite umujyanama. Nk'uko umuhanuzi yabihanuye Yesaya 5 azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data twese uhoraho, sibyo? Umwami w'amahoro n'umujyanama. Nous avons un grand conseiller. Dufite umujyanama ukomeye utadutererana. Nzakwigisha mwereke inzira unyura. Ijambo ry'Imana niyo irisobanura, ariko kandi nzakugira inama. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe.
agahita avuga iri sezerano agahita risoza rivuga ngo kandi ijisho ryanjye rizakuba. Urumva se bidahura n'ibi dusomye kugeza kwa 32 wereka umurongo wa 10 ngo ijisho rye ryari ngo ni ubwoko n'imbone y'ijisho rye ngo Uwiteka ubwe niwe wari umuyobora wabwo wenyine, nta kitunyuze kagira gutya, nta kinejeje nk'uwo mutungo wo kumva ko umwami ubwe ari unyigisha, ari unyereka inzira nyura, ari ungira inama, kandi ijisho rye ritavaho. Ndizera ko nawe unyumva ariko bimeze mu gitondo cy'uyu munsi. Iri jambo musanzwe muri soma, ariko Umwuka Wera ararihumetse. Bene data, umurimo w'Imana mu gihe cy'Imana, imigambi y'Imana ubwayo niyo ifite kandi niyo iyisohoza. Umwami wacu Yesu Kristo aduha umugisha, nta kizahagarika iwe umurimo w'Imana. Niyo mpamvu Habakuki yarebye kure. Iyo dusomye muri Habakuki, yemwe abari mu mahanga mwe nimurebe, mwitegereze kandi mwumirwe, kuko mu gihe cyanyu ngiye gukora umurimo mutari bwemere nawo mwawubwirwa. Ineuille extraordinaire, ngiye gukora umurimo mutari bwemere nawo mwawubwirwa. Uku niko Uwiteka ntabwo ari ese murabona ko ari Habakuki wari ugiye gukora umurimo? Oya yaravugishwaga, abantu baravugishwa. Imana iravuga ngo mu gihe cyanyu abanyamahanga ngiye gukora umurimo mutakwemera niyo mwawubwirwa. Niyo mwawubwirwa ntabwo muzabyemera, ariko bene data, Imana uwo murimo twebwe turahamya ko yawukoze. N'ubusa umurimo abantu baganiraho kugira ngo bawusobanukirwe. Bibiliya ifite uruhande rw'amateka, un aspect historique. Ubuzima umwami wacu Yesu Kristo amateka aramwemera. Niyo mpamvu muri civilisation turimo batangiye kubara kuva mu gihe cye. Biziriza Noheli nubwo igihe bayiziriza atari cyo, ariko uko byagenda kose ntibamwakana. Isembose ntibamwakana, aravugwa uko bamuvuga bo, ariko mu mateka aravugwa. Ariko kubyerekeye umurimo ntabwo umuntu awumenya kubera ko abantu bawuganiriye. Hoya, umuntu awumenya kuko Imana yamwishyuriye. Imana itawumwishyuriye uyu murimo ntabwo wawumenya. Mugiye gukora umurimo utamenyerewe, udasanzwe, niyo bawubatekerereza ntabwo uzawusobanurirwa, ntabwo uzawumenya. Ariko niba ibi ari iby'Imana, umurimo akaba ari uw'Imana, ab'Imana muri icyo gihe igiye gukora uwo murimo, murumva yawuduhisha ntibikabeho. Iyo icyo gihe kigeze, ab'Imana bagenewe uwo murimo, Imana irawubamenyesha. Nibyo, Imana irawubamenyesha. Niyo mpamvu iyo ugiye hano muri Luka 10, nta kintu Imana yahisha intore zayo. Muri Luka 10, Luka 10:21, muri uwo mwanya yishimira cyane mu Mwuka Wera, aravuga ati ndagushima Data, Mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihishe abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Niko Data, kuko ariko wabishatse. Byose nabihawe na Data, kandi ntawe uzi umwana uwo ari we keretse se, nta n'uzi se uwo ari we keretse umwana, n'umwana ashatse kumumenyesha. Ukuvuga ngo iby'abanyabwenge birabareba, iby'abahanga birabareba, ariko Imana nayo ifite intore zayo. Ngo ndagushima Data, Mwami w'ijuru n'isi, ko ibyo wabisha abanyabwenge n'abahanga ukabishurira abana bato. Ngo niko wabishatse, niko Imana yabishatse. Natwe turi abana b'Imana kuko ariko Imana yabishatse. Abandi bazayoba, abandi bazabyitiranya, abandi ntibazamenya ibihe, abandi bazasarara, abandi bazagumwuma, abandi ariko igiti cy'umugeni kizagumwuma. Igiti ni icy'Imana, nibyo. Uruzi rw'Imana, uruzi rw'Imana, amazi y'ubugingo ni ay'Imana, amazi y'ijambo nibyo. Imbuto ni iy'Imana, ibihe ni iby'Imana. Abandi bazuma, abandi bazasarara, abandi bazatagangara, abandi bazagwisari, abandi bazakena.
ngaba Yesu yabonye. Mu gihe Yesu yanezerewe cyane mu mwuka akavuga ati ndagushima ko yashoboye abanyabwenge n'abahanga turamwizera ko ari Imana. Abo banyabwenge yarabarebaga. Ukabishira abana bato, abo bana bato yarabarebaga. Ndahamya ko muri abo bana nanjye ndimo. Natwe nawe yarakubonye, nanjye yarabonye, twese bumva yagize gutya nk'ijisho ry'ikizu, areba ihanga rizamumenya, areba abazamwizera, arabareba, asanga n'ihanga risuzuguritse kuri iyi si, asanga n'abana bato, asanga n'abantu badafite agaciro, ariko arangije aravuga ati ibyo ushaka biragahabwa umugisha. Ubwo ariko wabishatse abo nyine nibo nziyereka. Ese wamura nahoze data keretse umwana, nahoze umwana keretse se, sibyo? N'ubu umwana ashatse kumumenyesha. Tukaba turi hano ko twahishuriwe yuko umwami wacu Yesu Kristo ari we Mana nzima n'umukiza. Ngarutse kuri iki giti, mbere yuko dusoza, ngarutse kuri iki giti, uko iki giti cyatewe mu gihe cy'Imana. Iki giti kera adabatarangwa cyariho mu murima wa Edeni, cyariho. Iyo usomye mu Itangiriro 3:22 kugeza kuri 24, iki giti cyariho. Itangiriro 3 22 kugeza kuri 24. Uwiteka Imana aravuga ati dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi. Noneho atarambura ukuboko agasoroma ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ashyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya ku giti cy'ubugingo. Cyaha kimaze kwinjira, Uwiteka yahise agota igiti, shyiraho n'abakerubi n'inkota yaka umuriro ushiye mu Imana, kubera ko byari kuba ari ishyano k'umuntu wacumuye abaho iteka. Ni byiza ko ubuzima bukora icyaha, sibyo? N'uyu muntu wa kamere wabyawe n'umugore birakwiye ko agira iherezo, nubwo abantu bava mu mubiri tukarira, sibyo? Ntabwo byashoboka ko ibyo Pawulo yabwiye itorero Korinto 15 ngo ntibishoboka yuko ibibora biragwa ibitabora, sibyo? Inyama n'amaraso ntibishobora kuragwa ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu no mu gihe tuzazamurwa tuzahabwa undi mubiri. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe, tuzahabwa undi mubiri duhuriyeho n'abasinziriye. Abasinziriye bahawe umubiri wo gutegererezamo, ariko Imana nivuga n'uwo bazawuvamo, twebwe abariho ntituzaba tukiriho, twe tuzahita, ntabwo tuzaca muri transit. Umubiri abera basinziriyemo, abazaba bariho umwami naza bo ntibazawucamo, kuko ni ingando y'agateganyo, ni transit. Abazazamurwa bazagenda direct, bambikwe umubiri w'ubwiza. Bene data bakundwa, byari ngombwa ko igiti cy'ubugingo kirindwa, ariko iki giti muri Yohana 15 cyari kikavuga ngo umuzabibu w'ukuri, ya nkota yaka umuriro wa mujinya w'Imana warangiriye muri Yesu Kristo ku musaraba, kugira ngo inzira ijya ku giti cy'ubugingo ibe nyabagendwa. Abana b'Imana bajyeho basorome, bajye babeho. Igiti cy'ubugingo noneho ubu ntikizitiwe, kuko umwami wacu yarabambwe. Umwami wacu Yesu Kristo aho umugisha ijambo rye. Iyo usomye muri Yohana 15:1-2 nibyo Yesu avuga. Muri Yohana 15:1-2 nibyo Yesu avuga. Niwe giti cy'ubugingo, niwe giti cy'Imana, niwe giti cy'itumba. Yohana 15:1-2 gusa. Ndi umuzabibu w'ukuri, kandi Data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri rye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganya amage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto
none mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye, kandi mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri jye. Igiti ni icy'Imana, amazi y'ubugingo ni ay'Imana, ibihe ni iby'Imana, imbuto ni iy'Imana. Ariko iki giti si ikindi, ni umukiza wacu Yesu Kristo. Ariko umubiri wa Kristo natwe dutewe muri we, ngo ni igiti muri amashami, uguma muri jye azera imbuto. Bene data, ikibazo ntabwo ari Kabeza, ikibazo ntabwo ari Kigali, ikibazo si uwo ari wo wose. Iyo uri muri Kristo byanga byakunda, umugezi w'Imana icyo giti gishoreramo, nawe uwo mugezi uba ugutunze, uwo mugezi uba ushorera muri wo. Uwo mugezi uhari. Abana b'Imana ntituzagumuma, abana b'Imana ntituzagwingira, abana b'Imana ntituzasarara, abana b'Imana rwose ndabivuze, turi muri Yesu Kristo, umugisha uri hamwe natwe, ubugingo buri hamwe natwe. N'icyaduteranya n'Imana cyose Imana izagitsemba. Siko yavuze ingurukizi, ibyonnyi. Uwo muzabibu Imana irawukunze cyane, uwo muzabibu Imana irawukunze cyane. Noneho mu gihe uri ishami ryawo, urwo rukundo nawe rurakureba. Uwo muzabibu Imana irawukorera cyane, mu gihe uri ishami ryawo, nawe nasengera uta serivisi, Imana iragukorera, irakuhira. Ugomba gutotahara. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe kandi aduhe umugisha. Iyo tugiye mu Byahishuriwe Yohana 22, Ibyahishuriwe Yohana 22, Ibyahishuriwe Yohana 22 umurongo wa mbere, wenda tugeze ku wa kabiri gusa. Anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama, rutembera mu nzira nyabagendwa. Hagati hakurya no hakuno y'urwo ruzi hari igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12, cyera imbuto z'uburyo bumwe uko ukwezi gutashye. Ibibabi byacyo byari ibyo gukiza amahanga. Ahangaha ni mu gihe cy'imyaka 1000. Urwo ruzi ruzagaruka, icyo giti kizaba gihari, nicyo kizaba kibeshaho, no kugira ngo abanyamahanga nabo batari mu mugeni wa Yesu Kristo bashobora kuba abanyamugisha. Kubera ko ijambo rivuga ngo tuzimana na Kristo dutegeka amahanga, hari amahanga azabariho, azaba yaragiye ku ruhande rwa Isirayeli, bazaba abanyamugisha. Imana ifite ibibabi bivura, bivuze ngo Imana n'izaba ifite byose. Ariko urwo ruzi ruragarutse, icyo giti kiragarutse, uko Dawidi yagihanuye muri Zaburi ya mbere. N'uruzi rubonerana n'igiti cy'Imana ngo cyera imbuto uko umwaka utashye mu gihe cyacyo, bihuje neza na Zaburi ya mbere 3. Ni ukuvuga ngo uruzi rw'ubugingo, hari uruzi rw'ubugingo, hari igiti cy'ubugingo cyera imbuto imwe. Mu Gifaransa uzasoma uzasanga bavuga ngo qui produit son fruit chaque mois, bivuze ngo mu gihe cyacyo icyo giti kizagaruka. Icyo giti kiriho cyari muri Edeni, haleluya, icyo giti cyari muri Edeni, umuntu abuze kukigeraho. Ariko iyo nkota yarindaga kiriya giti mu murimo wa Edeni, yacumise mu rubavu. Umujinya w'Imana, gukiranirwa kwacu, ibyaha byacu, umuvumo wose watubuzaga kugera ku mbuto z'icyo giti warangiriye ku musaraba. Niyo mpamvu umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo ni umugisha kuri twebwe. Icyo giti kizagaruka. Abana b'Imana duhere no mu izina rya kera, kuko ntabwo ari Imana ya kera, ni Imana y'ubu. Imana uko yahamagaye abatubajirije ni nayo Mana yacu. Bene data, abana b'Imana ntituzakena. Ntabwo mvuga amafaranga, ntabwo mvuga ibintu, ndavuga ubukene bwo mu buryo bw'umwuka. Ntituzicwa n'inzara, ntabwo tuzazira imirire mibi. Hari imirire mibi yo mu buryo bw'umwuka ituma abantu bacuruma imisatsi bakagwara kwashi,
bakagwingira ntibarenge umutaru, ariko abari mu migambi y'Imana, abari mu bushake bw'Imana, abahamagawe nk'uko yabishatse, intore z'Imana, Imana ntizaduhisha ibihe byayo, ntizaduhisha imigambi yayo, ntizaduhisha imikorere yayo. No mu gihe cy'amahina tugezemo, urusaku ni rwinshi, ibihe birakuze, ariko nyir'ibihe adutuyemo. Ibihe n'iminsi ntabwo turinda kubyandikirwa. Umwami azadutunga, umwami azadukuyakuya, umwami azatugaburira, nuba aratugaburira nimuze tumuhanga amaso. Iyo usomye muri Yeremiya 17, ndimo ngana ku musozo, Yeremiya 17, umurongo wa 7 n'uwa 8. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Amina. Kuko abona n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishora imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa ntacana, ahubwo kibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Haleluya. Umuntu wiringira Uwiteka, cya giti kiragarutse, ameze nk'igiti gitewe ku ruzi, kuko abona n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa ntacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Iyo ni amina. Nta mwaka wo kwera, n'umwaka wo kurumba. Mu byerekeye iby'umwuka mu itorero ry'Imana, gahunda y'ijambo irasugiye, izahoraho. Nta gihe cyo kuvuga ngo haje ibihe bibi, haje ibihe byiza. Ku bahinzi hari ibihe bibi, hari ibihe byiza, ariko mu buryo bw'urugendo rwo kwizera ntabwo ariko tuvuga. Ibihe byose ni iby'Imana, n'ibihe by'intambara n'ibihe by'umugisha, n'ibihe byo kutabona n'amaso ku yandi n'ibihe by'umugisha. Hari impamvu Imana nyir'ibihe iba yabiretse bikabaho. Icyangombwa ni uko turi igiti cy'Imana, icyangombwa ni uko turi amashami y'igiti cy'Imana, icyangombwa ni uko tudateye mu butayu. Ni igiti giteye ku mazi, kigomba gutoha. Mwene Dawidi yarahanuye muri Zaburi 104 umurongo wa 16. Zaburi 104 umurongo wa 16, ijambo ritangaje cyane, ariko natwe biratureba. Zaburi 104 umurongo wa 16. Zaburi 104 umurongo wa 16. Zaburi 104 umurongo wa 16. Ibiti by'Uwiteka birahaga, inyerezi y'i Lebanoni yateye. Ibiti by'Uwiteka birahaga. Ntabwo ibiti by'Uwiteka, bene data, bashiki banjye, bantu mwese munyumva, ntabwo umurimo w'Imana, ntabwo ibiti by'Uwiteka byakwicwa n'uruzuba rwo mu buryo bw'umwuka. Ibiti by'Uwiteka birahaga, abandi bazaburira, abana b'Imana bazaharongera, kuko uwo twizeye ni Yehova Yire, l'Éternel qui pourvoit. Ibiti by'Uwiteka birahaga bigashisha. Mwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Reka soreze kuri Zaburi 92 umurongo wa 13 kugeza kwa 16. Zaburi 92 umurongo wa 13 kugeza kwa 16. Umukiranutsi azashisha nk'umukindo, azashirwa hejuru mu mbera z'i Lebanoni. Ubwo batewe mu rugo rw'Imana, bazashisha mu bikari by'Imana yacu, bazaguma kwera no mu busaza, bazagira amakakama menshi n'itoto, kugira ngo byerekane yuko Uwiteka atunganye, niwe gitare cyanjye, harimo gukiranirwa na buke. Ariko reka some ijambo muri ururimi rundi kugira ngo ryumvikane neza. Zaburi 92
murongo wa 13 kugeza wa 16. Les justes fleurissent comme le palmier. Ils croissent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Ils sont encore féconds dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher. Il n'y a pas d'injustice en lui. Bivuze iki? Igiti ni icy'Imana, ariko natwe turabayeho. Sibyo? Kristo w'Imana, umubiri wa Kristo ntiwamutanya nawo ngo ndi umuzabibu ntiwamashami yawe. Niba iki giti gitewe ku mugezi w'Imana kikaba cyuhirwa n'imbaraga z'Imana, kikaba kigaburirwa n'ijambo ryayo, tukaba turi amashami yacyo, nta shiti tuzahorana itoto. Ibiti by'Uwiteka bihora bitoshye. Bene data bakundwa, ndavuga ngo Uwiteka duhane umugisha mu ijambo ryayo. Mu gihe cy'Imana, Imana isohoza umurimo wayo. Cyo tuyisaba ni ukugira ngo itugenderere, itwishyurire. Tureke gutegekwa n'ubwenge bwacu, kuko dutegekwa n'ubwenge bwacu imitima izahagarara, ubwoba buzadutaha, gushidikanya bizadutaha. Ariko reka mbabwire ngo Uwiteka waduhamagaye, Uwiteka wadukunze ntazabyemera. Niyo mpamvu buri gihe yiganza agafata umwanya wa mbere mu bugingo bw'abizera. Imigambi y'Imana izahoraho iteka ryose, ariko imigambi y'abantu ifite aho igarukira. Uyu wavuze ngo ubwo nzakora umurimo ninde uzamura mu nkokora, niwo twizeye. Mu gitondo cy'uyu munsi bene data nongeye kuvuga ngo umurimo w'Imana mu gihe cy'Imana, Imana ikora umurimo wayo mu gihe cyayo. Kandi ibyo umwami wacu Yesu Kristo yabwiye bene data batubanjirije ngo si ibyanyu kumenya ibihe n'iminsi no gutangira kubipanga, byagenwe na data ku butware bwe wenyine. Mwebwe ibyanyu ni ukwizera, ahubwo muzahabwa imbaraga. Bariya yarabwiye ngo bazahabwa imbaraga, usomye mu Byakozwe n'Intumwa 2 mukabara koko yaramanutse. Natwe icyo tubwirwa mu gihe cyacu si ibyanyu kumenya ibihe, si ibyanyu gutegeka no kugerageza kwishyiriraho ibihe, ahubwo mutegereze icyo data yasezeranye. Bariya bari barasezeranijwe kumanuka k'Umwuka Wera, twasezeranijwe kugaruka kwa Yesu Kristo. Ariko hagati aho si twe tugomba gushyiraho karandiriye, ntabwo tugomba gushyiraho ingengabihe. Ingengabihe iri mu kiganza cy'Uwiteka, cyo bita karandiriye. Ni ukuvuga ngo uyu munsi n'uyu harakorwa iki? Icyo nzi ni kimwe, umwami wacu azaza, turamutegereje. Bene data, tureke imirindi y'Uwiteka ituyobora. Niyo mpamvu umwanya wanjye ntabwo ukomeza gusoma. Iyo usomye muri Matayo 24 umurongo wa 36 ni ijambo ryiza cyane. Matayo 24:36 umwami yavuze ngo reka wenda turisorezeho. Matayo 24:36 rivuga muri ibi bihe turimo byo gutegereza ibihe bya nyuma. Matayo 24:36. Iyo baje gusoma 14 haravuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya buhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Nta gihe ubutumwa bw'ubwami bw'ukuri bwageze mu bihugu byose nko mu gihe cyacu. Pawulo wagiye kwitwa ko wagenze amahanga yageze mu bihugu bike cyane, ariko mu gihe cyacu, mu gihe cy'umucyo w'akagoroba, nk'uko ijambo ry'ubuhanuzi ryabivuze, mu gihe cy'umucyo w'akagoroba, Zakariya 14:7, mu gihe cy'umucyo w'akagoroba, mu gihe cy'umucyo w'akagoroba waranze, ubutumwa bwageze mu bihugu byose. Iyo usomye rero 36 aravuga ngo ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi,
n'aho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse data wenyine. Ahangaha ni ijambo rikomeye kumva. N'umwana ntabwo yamenye ibyo bihe, hashatse kuvuga umwana w'umuntu mu bukozi bwe nk'umwana w'umuntu, nawe uzi gutegeka ibihe, ariko we nk'Imana data ibyo bihe umwana wacu arabitegeka. Ibi rero bigomba gutuma abana b'Imana barushaho kuba maso no kwiyama utwuka twose twataragurika, kugira ngo tutuvane mu birindiro. N'iyo umuyaga wahuha, n'iyo inkuba zakubita, n'iyo serwakira yaza, n'iyo byagenda bite, nk'uko umwami yabivuze ngo inzu yubatse ku rutare ntizagwa. Iki giti imizi yacyo ishoreye mu migambi y'Imana, uruzi rw'Imana, ubuzima bw'Imana, imbaraga z'Imana. Iki giti kizerera igihe cyacyo. Hahirwa abari amashami yacyo. Umwami Imana aho umugisha ijambo rye, aho umugisha abaryumvise. Umurimo w'Imana mu gihe cy'Imana, umurimo w'Imana mu gihe cy'Imana ntacyo twawuhinduraho uretse kwizera uyu mwami. Imana idushoboze. Bene data namwe bashiki banjye, namwe mwese mwumvise iri jambo, duturize mu Mana, dutegereze ubushake bwayo. Uko ibihe bizasimburana, nyir'itorero azagenda asohoza gahunda ze, azagenda asohoza umurimo we. Mbere yuko dusenga, turaririmba akaririmbo katiyobora mu masengesho mu ijwi ryanjye uko riri, ariko mu rukerera rw'uyu munsi kanyubatse cyane. Akaririmbo dusanzwe tuzi ku gitero kimwe, ariko ku bindi bitero ntabwo tukazi. Jambo ry'Imana irizagenda ubusa, oya yewe irizagenda ubusa. Jambo ry'ukuri irizagenda ubusa, oya yewe irizagenda ubusa. Jambo ry'umucyo irizagenda ubusa, oya yewe irizagenda ubusa. Ijambo ry'igihe irizagenda ubusa, oya yewe irizagenda ubusa. Nurimanura irizagenda ubusa, oya yewe irizagenda ubusa. Nurihumeka irizagenda ubusa, oya yewe irizagenda ubusa. Nurishura irizagenda ubusa, oya yewe irizagenda ubusa. Nuribwiriza irizagenda ubusa, oya yewe irizagenda ubusa. Nituryizera irizagenda ubusa, oya yewe irizagenda ubusa. Ijambo rya Kristo irizagenda ubusa, oya yewe irizagenda ubusa. Ijambo ry'Imana irizagenda ubusa, oya yewe irizagenda ubusa. Oya yewe irizagenda ubusa. Ishoboka irizagenda ubusa, kuko rizakora icyatumye rimanuka. Ijambo ry'Imana irizagenda ubusa, nibyo ntirizagenda ubusa. Turasenga dusaba Imana kugira ngo
jambo yahumetse koko ntirihushe ubugingo bwacu, ahubwo risoze icyo yagennye mu baryumvise bakaryizera. Ndagushimiye Mwami wacu Yesu Kristo, mu gitondo cy'uyu munsi wongeye kutugirira neza. Mu gitondo cy'uyu munsi wongeye guhumeka ijambo ryawe. Mwami, ijambo ryawe riratangaje, ijambo ryawe ni umucyo, ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni umutsima w'ubugingo, ijambo ryawe ni inyundo imenagura ibitare, rijanjagura imitima yinangiye, ijambo ryawe ni inkota itemera habiri, ririnjira rigatandukanya ingingo n'umusokoro, rikinjira rikagera imbere y'imbere, rigasoza ubushake bw'Imana, ritandukanya ingingo n'umusokoro, ritandukanya ubugingo n'umwuka, rikagera ku muntu w'imbere, rigasoza ubushake bwawe. Ndagushimira ku ijambo ryawe rito ariko rikomeye umanuye mu gitondo cy'uyu munsi. Uriho umugisha mu mitima y'abumva bose. Mwami, iri jambo ryera imbuto rituma imigambi yawe isohora. Koko Mwami, ibiti byawe birabyibushye nk'uko Dawidi yabivuze, ibiti byawe biratoshe. Mwami wanjye, umubiri wacu urasaza ariko agakiza kawe ntigasazira muri twe, ahubwo duhora twiyuburura. Izina ryawe rihimbazwe. Iri jambo uriye umugisha. Nkaba ngusaba no ku cyumweru gitaha uko uzabigena, Mwami, aba ari kuzakora, uzongere udutegurira ameza, umugisha bari kure, uw'ijambo rizageraho azaza kwizera rimwe kwiyuburura, nk'uko ikizu kiyuburura kikaguruka kikagera kure. W'iri jambo rizageraho atarakumenya, Mwami, rikomanga umutima rimwe kukubona. Mwami wanjye, izina ryawe rihimbazwe, habwe icyubahiro, umugisha muri byose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ihe umugisha abumvise iri jambo kandi bakaryizera, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Sabaho no mu rupfu
yaduha